gusa izina rye ntiryari buze kubatungura ariko reka murekure abibwire kandi reka kwizimba mu magambo. Ye mumbona hano nitwa Emeline. Amagambo make yitwa Heineken. Oya. Ba Emeline bose ratanaga ariko ari ba Heineken. Uriya niba yaratwangirije izina ntabwo bivuze ko twese turi ba Heineken. Njye rero ubwo nagize amahirwe njya gusura uyu mwana w'umukobwa bari barambwiye ngo yitwe Emeline, bituma ngira amatsiko yo kubonana nawe. Emeline nakwishimiye buriya umuntu ugabura ikiryo kingana gutya ngiye mukunda kubi cyane ko nkunda no kurya. Murabibona ukuntu ngana nyine nkunda kurya pe. Nanjye nkunda kurya ukuntu mubona gutya. Ahubwo nakibaza iyo sahani ingana gutyo urayirya ukayimara kandi baravuze ko abantu bato batajya barya cyane. Iyo yose mu kanya ndaba nyibitse mu minota itarenze 15. Nuko rero ugira uci burampamagara uti ndagushaka mu rugo rwose nkamenya yawe uzi unsure tuganire. Nakwitabye. kugira ngo mubwire baravuze ngo abakobwa bananutse ntabwo babasha kurya. Mu by'ukuri turabibasha pe cyane. Waruye byinshi kugira ngo unyereke gushoboye kurya. Ibi byose nibyo ndya mu buri gihe. Ugira uci burampamagara uti gogo yarambabaje ati rwose naramukundaga nari umufana we atagira atya barapfuye ati birambabaza cyane rwose ati numva ku mutima binkoza ahantu cyane ko yaguye no mu murimo w'Imana. Ariko Imana imwakire mu bayo ko isi nyine ntabwo umuntu abaza umunsi ko bizagenda ariko ngo nyine yarambabaje cyane. Ubwo nanjye yarambabaje ariko buriya reka nkubwire ubwo ni ukuri yarambabaje. Ariko ibiryo biraryoshye ariko njyewe se wari wanjye urabizi ndetse ndikiribwa ntabwo ndyoshye. Ku maso bikugaragaraho yuko uryoshye. Ariko murananyongera nizere ko mutatetse bino byonyine. Mwacu turongera muranabongera sharika nkubwire ukuri pe. Ariko njye hari ikintu cyanagize cyambabaje buriya Jackie nawe agira akantu k'ubwende Siporinemo. Hari ikiganiro yakoze ejo bundi arangije ngo mwangegera mwe ngo uzaba manager ntabwo aba manager bose ari ingegera yatukanye muri rusange sibyo. Yego pe ndabyumva afite agahinda kuba gogo yarapfuye aba manager ntibikusanye wenda ngo bamufashe akaba yarafashijwe na Uganda wenda pe ni ibintu bitumvikana byabayeho ako hari n'igihe byanabaye wenda bataniteguye. Ntabwo umuntu ahora yicaranye amafaranga inshuti zanjye kwifata rero ugahagarara ugatuka abantu bose uningegera nimba ubuzimanajinga ukora akahe kazi kagasabwa kumanajingwa ku buryo wumva ko wakigira buri kantu kose mva wakenera no kuvunjisha. Wabaho wigira niba ubucuruzi wakenera kuvunjisha. Ntabwo wakigira mu bintu byose ahubwo akantu nabonye ku banyarwanda bakunda kwitana ba mwana cyane. Ubwo rero niba gugo yarapfuye ntabwo bivuze ko buri muntu wese yari yiteguye urupfu ruza rutunguranye. Ntabwo buri muntu aba yiteguye amafaranga. Ntabwo buri muntu aba yicaranye amafaranga. Dukomeza no kwihanganisha umuryango wa gogo mukomeze kwihangana ni ukuri iriya ni inzira ya twese ntawe uzaraga ubwami bw'ijoro atanyuze mu rupfu. Yesu ari umwana w'Imana yarapfuye icyo dusabwa ni ugukomera no kwihangana tukihanganisha abakunzi ba gogo tubabwira ngo mukomeze kwihangana. Nanjye ndimo ndihanganye gogo namukundaga cyane yari umuntu mwiza ukunda Imana cyane. Gogo Mana ntabwo yari uwo kubaho kuko uburyo yivugiraga n'uburyo yakundwaga n'abantu benshi njye sinzi kabisa. Mpamya ko nta n'umuntu yagiranaga nawe ikibazo njyewe uko mbitekereza. Ndakeka ibintu yakoraga imirimo yakoze ku isi ndakeka yaragiye mu ijoro
namwe mukomeze gukora neza namwe muzajye mwirira ijuru ntabwo ari ikintu cyoroshye rero ni ikintu gisaba siko mbona wiyemeraga ngo uri kuryama mbona mbimaze imbere yawe aya akatwigarukire ku izina Emeline nabyibagiwe Emeline wabonye ko yafunguwe nase ko n'ubundi barumuna be bari bahasigaye ko namwe mwari muhari nyine nase ubwo oyasha ahubwo hari ikintu nabonye muri mutazi Emeline nakimara gukora ariya mabara n'iriya Heineken zahise zinabura nawe zibonekeye barazihenda yaba yarongeyemo umusemburo we nuko babonye Heineken zishoboye akazi kenshi batarapfa kunywa gusa harimo n'akandi gakomeye baravuga ngo abantu bagira iminwa minini no kuri wagwane ni wane we nyawo uzashyiramo na mitsingi ndavuze nkurikije ukuntu ndi kukubona nyine baravuze ngo no ku minwa ngo nyine kuri wagwane buriya ngo no ku muntu unareberaho buriya wowe ntabwo uzashyiramo mitsingi ntabwo nakurusha wapi njyewe ntabwo nabikora ari njye nawe ufite iminwa minini si wowe yanjye mfite amatama manini ariko reka nuko ibiryo biraryoshye pe muze tubahe abafana banjye n'ababereye igisambo urumva nta muntu utumira abantu mu rugo rw'abandi rata muzaze wanjye mbahe turabatumiye tuzaze tubahe tubatekere neza dusangire resitora tuzabatekera nk'ishuti hari n'abatumirwa twatumiye ese ibintu biri kuri no mihanda aho bibonekera ngo ba Muyango ngo ngabo bagaragaje amakariso ngo babyina ibiki ngo amadivorce bese ejo ntahanje isi sinzi ukuntu yahindutse isi yarahindutse n'abantu barahinduka babona ibintu byose ari amafaranga kugira ngo ubeho ni amafaranga rero bari kugaragaza amakariso baba bari guhiga ikofi njye rero ukuntu uri kubitekereza ibintu by'amadivorce aho bibona amadivorce ariko banatweziye igice kwanza ubundi uri umugore uri umukobwa bimeze bite njye disingwa amata yanjye ndi umukobwa w'imyaka 21 ubwo ni by'imaka ushobora kunsaba nanjye kubivuga kandi njye n'ikintu twabukiye rimwe cyarapfuye oya ubwo rero imyaka yo kujya mu murenge ndumva yujuje abantu mukeneye gukora ubukwe ni kare ushatse kumva ko nta mugabo ushaka se ugiye kwihagararaho nk'abakobwa bo buvuge ngo nta mugabo nshaka mu by'ukuri uramushaka abakobwa twese tuba dukeneye abagabo kwa kundi abantu benshi bihagararaho ngo nta mugabo bakeneye baba bari kwihagarara ariko mu mitima yabo ibiri kubacira urubanza ngo iki ntabwo mbyumvise neza uvuze ngo iki kwa kundi abakobwa baba bihagararaho ngo ntabwo bakeneye abagabo baba babakeneye bo baba babyiyumvamo ariko bajya ku mbuga nkoranyambaga bakagaragaza yuko nta kibazo bafite twese abakobwa tuba dukeneye abagabo iyo waba udakeneye umugabo waragiye mu kibikira ukaba umumasera njye baranyaze njye nagiye baranyaze ni gute niba uzi yuko nta mugabo wari ukeneye wakaba waragiye mu kibikira ukaba umubikira ukeruka yuko utamukeneye nese Emeline uba wumva mu buzima bwawe washaka umugabo umeze gute umugabo nkunda umugabo cyangwa nuko yaba nkunda akemura ibibazo bikeya mu rugo atari wa muntu ukagukunda nta rukundo rurigaragaza ngaho rero atari wa muntu nyine agakemura ibibazo bikeya mu rugo ariko atari bya bindi bya mirenge waba ufite ikibazo cya mirenge ukamushyiraho kurisha none ndazakemura ibyo bibazo bya mirenge uzabijyana kwa mirenge ku ntenyo mirenge wapfuye se n'uzabikemura mbere na mbere ntabwo umugabo ugomba kumushyiraho kurisha
n'ijambo ry'Imana riravuga ngo kwifuza k'umugore kurangirira ku mugabo. Ibyo bibazo bikomeye nibyo bagomba gukemura. mpamvu izi divorce ubu uri kubona kano kanya ni gute umugabo ntabwo afite yenda ni example ntafite inzu arakodesha nk'abandi, none wowe uragiye umuraje ishinga ngo mereza ngo igisuko cy'ibihumbi 50. ahubwo reka ngutere story. Ejo bundi hari umugabo duturanye hano hafi muri bino bice ntashatse kuvuga izina, yagize atya akodesha inzu y'ibihumbi 8. arangije umugore amuhotse igitutu ngo bajye mu murenge, ngo kandi ngo ubwo ngo barasinya ngo n'ivangamutungo. Ivangamutungo ni diki, ivangamutungo ni iki mu nzu y'ibihumbi 8? njyana na inzu irenda ku buri gusezera n'ibiki. Abagore barasaze ntabwo batekereza neza, ntabwo urukundo. hari igihe umugabo ashaka umugore akabona umugore yarasaze neza ubona abuze no kurya ariko kumubaza igisuko. ariko bagiye mu umurenge utagira fanta, umurenge w'ubushera nabwo ngira ngo ni akarindwi. Yesu w'i Nazareti, mbega ibintu byabaye mva nkubwiza ukuri. Urukundo rw'ubu ntirukiri impumyi, rurakanuye, ahubwo rwabaye n'amadorobine. Urukundo ruriho ubu ngubu, njyewe umuntu uzankunda ni umuntu uzaba abasha gukemura buri kimwe cyose, kuko icya mbere niba dukunda ntabwo naguca inyuma ngo njye gusambana n'undi mugabo wakamaye ibyo bintu. Niba namukunze mfite nemerewe kuba najya gusambana n'uri bunkemurire icyo kibazo, sibyo? Niba nta bushobozi afite bwo gukemura ibyo bibazo, none kuki wowe ujya gushaka umusore udafite ubushobozi? Wowe ubwawe uvuka kwa ngofero, hari igihe ushatse umugabo avuka kwa gafirifiri. ubu ujyahe ubundi ubwo ngubwo? ubu ujyahe? erega buriya ukunda umuntu uriya ntabwo ureba niba akenye cyangwa akennye. ubwo rero nuba ushaka umugabo ugasanga ari umukene, mujye mukora umurenge wo mu buriri, musezerane mu ibanga ryanyu. uvuga uti njyewe runaka nkwambariye ubusa imbere y'ubu buriri, tukundane tubane tubyaye tutabyaye, nzagukunda iteka. mubisezerane mwambaranye ubusa aho ngaho imbere y'uburiri. ariko kujya gufata umwanya mukajya guhereza leta mubatesha umutwe ngo muje gusezerana. murasezerana nta nzu, murasezerana nta kibanza, urasezerana nta mashuri, nta kazi, ari aho n'inzararezi y'aho ngaho usanga acukura n'amatuwarete. warangiza ngo ugiye gusezerana, ubusezerana ibiki? noneho ngo ivangamutungo, bakagira n'ivangamutungo, mukongera muba muvanga ibiki? niba byimba harya ngo basigaye babyita mu ishyirahamwe, hari ababyitaga za cyemberesi, nzi ukuntu basigaye babyita. muba musezerana ibiki? abazi ubwenge kandi si abo bantu noneho badafite icyo bafite, babyara nk'ingurube. abazi ubwenge bajye basinya ivanguramutungo, buri muntu amenye ibyo ivangamutungo muhahano. njyewe nzasezerana imbere y'amatera, mubwire nti mugabo mwiza nkwambariye ubusa ngukunda. isezerano rya mbere ni ukuba nkwambariye ubusa, nta n'irindi sezerano njye nzakora. isezerano rirenze kwambara ubusa ni iri, kugeza ubwo ubana n'umuntu akaba azi umubare w'amaribori ari ku mubiri wawe, azi inkovu ziri ku mubiri wawe. isezerano rirenze iryo ni iri. mwarangiza mukajya mu murenge ngo naramusabaga kanyima, undi nawe ngo ntiyahahaga. uzi iyo bari kuburana agatanya kubera iki? wowe nawe mwifuza gutandukana, ngo ngewe ngo ndamusaba kanyima, ngo ndamuhindukiza akabyanga, undi nawe ngo ntaba yahashye. leta yaragowe. izina ry'Imana wo mu ijuru, mwa basore mwe namwe nkumi, mugabanye ibibazo byo gushakana mutabitekerejeho, mujye kurwa mutesha abantu umutwe. divorce zimaze kuba akajagari. nyine ni kwa kundi gushaka nyine. ubu uraje uri kuri YouTube, umuhungu araje kubona gukunde, aba arampamagaye mimi nyawe ntiwi uriya mukobwa namukunze, mfite gahunda rwose, ndashaka ko twabana. ni cyane rwose, amahoro nahinde, nanjye izo nzoga nari nzikeneye. ni karibu aza no guteka umugabo uzamushaka azaba ari mu nyungu. dusoze kurya njyewe nabimaze. noneho rero tugana ku musozo w'iki kiganiro. ubu ni ikiganiro, ni inkuru, ni urugendo, ni uruzinduko rwanjye nagiriye kwa Emeline. kuba yitwa Emeline byaranshimishije kurushaho, mpamagaye kuko nashakaga ubugororangingo bw'icyo kintu kijyanye na Emeline na Heineken. yakoze kugira icyo abivugaho. uyu mukobwa n'umwana mwiza, si igifura, nta n'umujinya yigize agira. mwabyumvise ko nagerageje no kumusembura ariko ntabwo yigize nkuka.
ubwo rero abantu bakeneye umukobwa w'umutima umugore wakubaka urugo ni karibu kamuhereze ijambo asoza agira inama urubyiruko cyane ko ari mu myaka y'urubyiruko ari muri ya myaka nyine igoye ya myaka ikeneye inama nyinshi ndagira ngo agire inama urubyiruko bagenzi be ababwira uburyo ki bakitwara cyane ko bagiye no gusubira ku mashuri abagira inama nyine ababwira uko ubuzima bumeze urubyiruko inama narugira kuko muri iyi minsi ubuzima burakomeye pe ikintu mwakora ni ukwitwararika mukareka abasore bashukana muri iyi minsi ukuntu yenda ni nk'umukobwa negizepo ari nko muri keto yiyishyurira inzu ubuzima bukamucanga inzu akabura yo kuyishyura abasore nyine bahita bafatiraho bakagushuka abasaza se kutabavuga bo ntibari abasaza abagabo bikarangira bagushutse nyine bakwanjamye muri make bakaba bagutenda utateguye kubera ubukene bwo kwishyura uravuze ngo bajye murona ibyo batazatwarira icyo nababwira ni ukwiragiza imana bagasenga bigerageza imana ibaha bakabicamo neza murakoze murakarama mugire amahoro y'Imana nakagaruka bye bye ciao ciao yes nongeye kubasuhuza abakunzi ba Miminyawe TV by'umwihariko yakoze subscribe na share inkunga ikomeye cyane nawe utarayikora ngusaba kunyarukirayo ugakanda akazogera ubundi ukajya uhorana ibyiza gusa ntabatindiye rero asuye umukobwa muramubona umukobwa mwiza umukobwa ukeye gusa izina rye ntiryari buze kubatungura ariko reka murekure abibwire kandi reka kwizimba mu magambo ye mumbona hano nitwa Emeline amagambo make yitwa Heineken oya ba Emeline bose ratanaga ariko ari ba Heineken uriya niba yaratwangirije izina ntabwo bivuze ko twese turi ba Heineken njye rero ubwo nagize amahirwe njya gusura uyu mwana w'umukobwa bari barambwiye ngo yitwe Emeline bituma ngira amatsiko yo kubonana nawe Emeline nakwishimiye buriya umuntu ugabura ikiryo kingana gutya ngiye mukunda kubi cyane ko nkunda no kurya murabibona ukuntu ngana nyine nkunda kurya pe nanjye nkunda kurya ukuntu mubona gutya ahubwo nakibaza iyo sahani ingana gutyo urayirya ukayimara kandi baravuze ko abantu bato batajya barya cyane iyo yose mu kanya ndaba nyibitse mu minota itarenze 15 nuko rero ugira uci burampamagaye uti ndagushaka mu rugo rwose nka Miminyawe uzi unsure tuganire nakwitabye kugira ngo mubwire baravuze ngo abakobwa bananutse ntabwo babasha kurya mu by'ukuri turabibasha pe cyane waruye byinshi kugira ngo unyereke ushoboye kurya ibi byose nibyo ndya mu buri gihe ugira uci burampamagaye uti gogo yarambabaje ati rwose naramukundaga nari umufana we atagira atya barapfuye ati birambabaza cyane rwose ati numva ku mutima binkoza ahantu cyane ko yaguye no mu murimo w'Imana ariko Imana imwakire mu bayo ko isi nyine ntabwo umuntu aba azi umunsi ko bizagenda ariko ngo nyine yarambabaje cyane ubwo nanjye yarambabaje ariko buriya reka nkubwire ubwo ni ukuri yarambabaje ariko ibiryo biraryoshye ariko njyewe se ese wari wanirya urabizi ndetse ndikiribwa ntabwo ndyoshye ku maso uri kugaragaraho uri kuryoha ariko murananyongera nizere ko mutatetse bino byonyine iwacu turongera muranabongera reka nkubwire ni ukuri pe ariko njye hari ikintu cyanagize cyambabaje buriya
Jackie nawe agira akantu k'ubwende Siporinemo hari ikiganiro yakoze ejo bundi arangije ngo mwangegera mwe ngo uzaba manager ntabwo aba manager bose ari ingegera yatukanye muri rusange sibyo yego pe ndabyumva afite agahinda kuba ngo yarapfuye aba manager ntibikusanye wenda ngo bamufashe akaba yarafashijwe na Uganda wenda pe ni ibintu bitumvikana byabayeho ako hari n'igihe byanabaye wenda bataniteguye ntabwo umuntu ahora yicaranye amafaranga inshuti zanjye kwifata rero ugahagarara ugatuka abantu bose uningegera nimba uzimanaginga ukora akahe kazi gasabwa kumanagingwa ku buryo wumva ko wakigira buri kantu kose mva wakenera no kuvunjisha wabaho wigira niba ubucuruzi wakenera kuvunjisha ntabwo wakigira mu bintu byose ahubwo akantu nabonye ku banyarwanda bakunda kwitana ba mwana cyane ubwo rero niba gugo yarapfuye ntabwo bivuze ko buri muntu wese yari yiteguye urupfu ruza rutunguranye ntabwo buri muntu aba yiteguye amafaranga ntabwo buri muntu aba yicaranye amafaranga dukomeza no kwihanganisha umuryango wa Gogo mukomeze kwihangana ni ukuri iriya ni inzira ya twese ntawe uzaraga ubwami bw'ijoro atanyuze mu rupfu Yesu ari umwana w'Imana yarapfuye icyo dusabwa ni ugukomera no kwihangana tukihanganisha abakunzi ba Gogo tubabwira ngo mukomeze kwihangana nanjye ndimo ndihanganye Gogo namukundaga cyane yari umuntu mwiza ukunda Imana cyane Gogo Mana ntabwo yari uwo kubona kuko uburyo yivugiraga n'uburyo yakundwaga n'abantu benshi njye sinzi kabisa mpamya ko nta n'umuntu yagiranaga nawe ikibazo njyewe uko mbitekereza ndakeka ibintu yakoraga imirimo yakoze ku isi ndakeka yaragiye mu ijoro namwe mukomeze gukora neza namwe muzajye mu ijoro ijuru ntabwo ari ikintu cyoroshye rero ni ikintu gisaba siko mbona wiyemeraga ngo uri kuryama mbona mbimaze imbere yawe aya twigarukire ku izina Emeline nabyibagiwe Emeline wabonye ko yafunguwe nase ko n'ubundi barumuna be bari bahasigaye ko namwe mwari muhari nyine nase ubwo oyasha ahubwo hari ikintu nabonye mu utazi Emeline akimara gukora ariya mabara n'iriya Heineken zahise zinabura nawe zibonekeye barazihenda yaba yarongeyemo umusemburo we nuko babonye Heineken zishoboye akazi kenshi batarako kunywa gusa harimo n'akandi gakomeye baravuga ngo abantu bagira iminwa minini no kuri wagwane ni wane we nyawo zashyiramo na mitsingi ndavuze nkurikije ukuntu ndi kukubona nyine baravuze ngo no ku minwa ngo nyine kuri wagwane buriya ngo no ku muntu unareberaho buriya wowe ntabwo uzashyiramo mitsingi ntabwo nakurusha wapi ngewe ibyo ntabwo nabikora ari njye nawe ufite iminwa minini si wowe yanjye mfite amatama manini ariko oya reka nuko ibiryo biraryoshye pe muze tubahe abafana banjye n'ababereye igisambo urumva nta muntu utumira abantu mu rugo rw'abandi rata muzaze wanjye mbahe turabatumiye tuzaze tubahe tubatekere neza dusangire resitora tuzabatekera nk'inshuti hari nk'abatumirwa twatumiye hasi ibintu biri kuri ino mihanda aho bibamutera ngo ba Muyango ngo ngaho bagaragaje amakariso ngo babyina ibiki ngo amadivoruse bese ejo mpande isi sinzi ukuntu yahindutse isi yarahindutse n'abantu barahinduka babona ibintu byose ari amafaranga kugira ngo ubeho ni amafaranga wowe bari kugaragaza amakariso baba bari guhiga ikofi ya njye rero ukuntu uri kubitekereza ibintu by'amadivoruse wowe ubibona amadivoruse ariko banatwezuye igice kwanza ubundi uri umugore uri umukobwa bimeze bite njye ndisingwa amata yanjye ndi umukobwa w'imyaka 21
ubwo ni by'imaka ushobora kunsaba nanjye kubivuga kandi njye n'ikiyoni twabukiye rimwe cyarapfuye oya ya ubwo rero imyaka yo kujya mu murenge ndumva yujuje abantu mukeneye gukora ubukwe ni kare ushatse kumva ko nta mugabo ushaka se ugiye kwihagararaho nk'abakobwa b'ubu uvuge ngo nta mugabo nshaka ya mu by'ukuri uramushaka abakobwa twese tuba dukeneye abagabo kwa kundi abantu benshi bihagararaho ngo nta mugabo bakeneye baba bari kwihagarara ariko mu mitima yabo ibiri kubacira urubanza ngo iki ntabwo mbyumvise neza uvuze ngo iki kwa kundi abakobwa baba bihagararaho ngo ntabwo bakeneye abagabo baba babakeneye bo baba babyiyumvamo ariko bajya ku mbuga nkoranyambaga bakagaragaza yuko nta kibazo bafite twese abakobwa tuba dukeneye abagabo iyo waba udakeneye umugabo waragiye mu kibikira ukaba umumasera njye baranyanze njye nagiye baranyanze ni gute niba uzi yuko nta mugabo wari ukeneye wakaba waragiye mu kibikira ukaba umubikira yawe ukeruka yuko utamukeneye nese Emery uba wumva mu buzima bwawe washaka umugabo umeze gute umugabo nkunda umugabo ya cyangwa nuko yaba nkunda akemura ibibazo bikeya mu rugo atari wa muntu ukagukunda nta rukundo rurigaragaza ngaho rero atari wa muntu nyine agakemura ibibazo bikeya mu rugo ariko atari bya bindi bya mirenge waba ufite ikibazo cya mirenge ukamushyiraho kurisha none ndazakemura ibyo bibazo bya mirenge uzabijyana kwa mirenge ku ntego mirenge wapfuye se n'uzabikemura mbere na mbere ntabwo umugabo ugomba kumushyiraho kurisha n'ijambo ry'Imana riravuga ngo kwifuza k'umugore kurangirira ku mugabo ibyo bibazo bikomeye nibyo ugomba gukemura mpamvu izi divorce uba uri kubona kano kanya ni gute umugabo ntabwo afite yenda negisempo ntafite inzu arakodesha nk'abandi none wowe uragiye umuraje ishinga ngo umereza ngo igisuko cy'ibihumbi 50 ahubwo reka ngutere story ejo bundi hari umugabo duturanye hano hafi muri bino bice ntashatse kuvuga izina yagize atya akodesha inzu y'ibihumbi 8 arangije umugore amuhotse igitutu ngo bajye mu murenge ngo kandi ngo barasinya ngo n'ivangamutungo ni diki ivangamutungo ni iki mu nzu y'ibihumbi 8 njyana inzu irenda ku uri gusezera n'ibiki abagore barasaze ntabwo batekereza neza ntabwo urukundo hari igihe umugabo ashaka umugore akabona umugore yarasaze neza ubona abuze no kurya ariko kumubaza igisuko ariko bagiye mu umurenge utagira fanta umurenge w'ubushera nabwo ngira ngo ni akarindwi Yesu w'i Nazareti mbega ibintu byabaye mva nkubwiza ukuri urukundo rw'ubu ntirukiri impumyi rurakanuye ahubwo rwabaye n'amadorobine urukundo ruriho ubu ngubu njyewe umuntu uzankunda ni umuntu uzaba abasha gukemura buri kimwe cyose kuko icya mbere niba dukunda ntabwo naguca inyuma ngo njye gusambana n'undi mugabo wakamaye ibyo bintu niba nta mukunzi mfite nemerewe kuba najya gusambana n'uri bunkemurire icyo kibazo sibyo niba nta bushobozi afite bwo gukemura ibyo bibazo none kuki wowe ujya gushaka umusore udafite ubushobozi wowe ubwawe uvuka kwa ngofero hari igihe ushatse umugabo avuka kwa gafirifiri ubu ujyahe ubundi ubwo ngubwo ubu ujyahe erega buriya ukunda umuntu uriya ntabwo ureba niba akenye cyangwa akennye ubwo rero nuba ushaka umugabo ugasanga ari umukene mujye mukora umurenge wo mu buriri musezerane mu ibanga ryanyu uvuga uti ngewe runaka nkwambariye ubusa imbere y'ubu buriri tukundane tubane tubyaye tutabyaye nzagukunda iteka mubisezerane mwambaranye ubusa aho ngaho imbere y'uburiri ariko kujya gufata umwanya mukajya guhereza leta mubatesha umutwe ngo muje gusezerana murasezerana nta nzu murasezerana nta kibanza urasezerana nta mashuri nta kazi ari aho n'inzararezi yaho ngaho usanga acukura n'amatuwarete warangiza ngo ugiye gusezerana ubusezerana ibiki noneho ngo ivangamutungo mukongera muba muvanga ibiki nibabyimba harya ngo basigaye babyita mu ishyiraho hari ababyitaga za cyemberesi nzi ukuntu basigaye babyita muba musezerana ibiki abazi ubwenge kandi si abo bantu noneho badafite icyo bafite
babyara nk'ingurube. abazi ubwenge bajye basinya ivanguramutungo buri muntu amenye ivangamutungo muhahano. Njyewe nzasezerana imbere ya matera mubwire nti mugabo mwiza nkwambariye ubusa ngukunda. Isezerano rya mbere ni ukuba nkwambariye ubusa, nta n'irindi sezerano njye nzakora. Isezerano rirenze kwambara ubusa ni iri, kugeza ubwo ubana n'umuntu akaba azi umubare w'amaribori ari ku mubiri wawe, azi inkovu ziri ku mubiri wawe. Isezerano rirenze iryo ni iri. Mwarangiza mukajya mu murenge ngo naramusabaga akanyima, undi nawe ngo ntiyahahaga. Uzi iyo bari kuburana agatanya kubera iki? Wowe nawe mwifuza gutandukana, ngo ngewe ndamusaba akanyima, ngo ndamuhindukiza akabyanga, undi nawe ngo ntaba yahashye. Leta yaragowe. Izina ry'Imana wo mu ijuru, mwa basore mwe namwe nkumi, mugabanye ibibazo byo gushakana mutabitekerejeho, mujye kurwa mutesha abantu umutwe. Divorce zimaze kuba akajagari nyine, ni kwa kundi gushaka nyine. Ubu uraje uri kuri YouTube, umuhungu araje kubona gukunde, aba arampamagaye, mimi nyawe ntiwi uriya mukobwa namukunze, mfite gahunda rwose, ndashaka ko twabana. Ni cyane rwose, amahoro nahinde, nanjye izo nzoga nari nzikeneye. Ni karibu aza no guteka umugabo uzamushaka azaba ari mu nyungu. Dusoze kurya njyewe nyine nabimaze. Noneho rero tugana ku musozo w'iki kiganiro. Ese ni ikiganiro, ni inkuru, n'urugendo, n'uruzinduko rwanjye nagiriye kwa Emeline. Kuba yitwa Emeline byaranshimishije kurushaho, mpamagaye kuko nashakaga ubugororangingo bw'icyo kintu kijyanye na Emeline na Heineken. Yakoze kugira icyo abivugaho. Uyu mukobwa n'umwana mwiza, si igifura, nta n'umujinya yigize agira. Mwabyumvise ko nagerageje no kumusembura ariko ntabwo yigize ntuka. Ubwo rero abantu bakeneye umukobwa w'umutima, umugore wakubaka urugo, ni karibu. Kamuhereze ijambo asoza agira inama urubyiruko, cyane ko ari mu myaka y'urubyiruko, ari muri ya myaka nyine igoye, ya myaka ikeneye inama nyinshi. Ndagira ngo agire inama urubyiruko bagenzi be, ababwire buryo ki bakitwara, cyane ko bagiye no gusubira ku mashuri, abagira inama nyine, ababwire uko ubuzima bumeze. Urubyiruko inama narugira, kuko muri iyi minsi ubuzima buragoye pe. Ikintu mwakora ni ukwitwararika, mukareka abasore bashukana muri iyi minsi. Ukuntu yenda ni nk'umukobwa nagize epfo, ari nko muri geto, yiyishyurira inzu, ubuzima bukamucanga, inzu akabura yo kuyishyura. Abasore nyine bahita bafatiraho bakagushuka. Abasaza se kutabavuga abasaza, abagabo, bikarangira bagushutse nyine, bakwanjamye muri make, bakaba bagutenda utateguye kubera ubukene bwo kwishyura. Uravuze ngo bajye muri ona ibyo batazatwarira. Icyo nababwira ni ukwiragiza Imana, bagasenga, bigerageza Imana ibaha, bakabicamo neza. Murakoze, murakarama, mugire amahoro y'Imana. Nakagaruka. Bye bye. Ciao ciao.